Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazaniye ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza bati se byakunda? Birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherejwe ni wa_gbforexonline.com www.gbforexonline.com wa_gbforexonline.com www.gbforexonline.com gbforex online _gbforexonline.com www.gbforexonline. Mumeze mute nanone? Ni JB Forex Online nk'uko bisanzwe tugarutse muri bwa buryo twahisemo bwo kujya turabasobanurira ibintu bigiye bitandukanye mugenda mwibaza kuri global financial market, by'umwihariko bijyanye na forex trading mu gace twise did you know. So rero kuri uyu munsi turashaka kugira ngo tuvugane kuri point abantu bakunda kwibazaho ko dutradinga tukunguka either tugatradinga ntitwunguke, ariko kugira ngo dutradinge tukaba tubifashwamo n'uwitwa umubroker. Ese mu by'ukuri umubroker we yungukira he? Tuvuge wakoze deposit $1,000 uratradinze, ukoze withdraw $5,000, ukoze withdraw $10,000, cyangwa ukoze deposit $5, ukoze withdraw $50, urumva n'ubwikuwe burenga 10%. So nkibaza cyangwa se n'abandi bakabyibazaho bati ese umubroker we yungukira he? So umubroker ni business y'abahuza ku isoko ry'ivunja n'ivunjisha muri global financial market. Bakoresha fund yabo kugira ngo retail traders cyangwa se abacuruzi batoya babashe accessinga isoko. So ikintu gihari rero buriya bagira uburyo babonamo inyungu butandukanye, ariko bugera cyangwa se buri categorized mu byiciro bigera ku 8, ariko ari bidakoreshwa cyane. So nahisemo kubarebera byibuze ibyo murabasha kumva cyangwa se birabaza kubabangukira cyangwa se mugenda muhura nabyo cyane, ko nk'uburyo bamamaza, nk'uburyo bwa referrals, ibyo ngibyo ni uburyo ba making ama profit, cyangwa se nk'uburyo bakoramo icyo bita pro play trading ku ba broker banini, n'ibintu bitabafasha cyane. So nabahitemo rero uburyo bugera muri 4 aba broker ba making ama money cyangwa se bo binjizamo. Ntatinze, uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa spread. Spread hari abantu batajya babisobanukirwa bitewe n'aba broker bakoresha. Tuvuga nk'abakoresha mu broker witwa HFM. Mbibutsa ko ari nawe dukoresha cyane. Ukeneye kumukoresha ushobora kureba kuri link iri muri description cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp, tukaba twabafasha ukeneye gufungura account no mu broker mwiza wizewe. So aba broker benshi rero bagirira inyungu muri iyi spread. Ndetse iyi spread aba broker bose barayigira, ariko hari aba broker bagira iyo bita zero spread account, ku buryo niba uri gutradinga kuri account zabo utazahura n'iki kibazo. Hakaba hari ama account bafite agira spread, hakaba niyo bagira yitwa zero spread account, ku buryo ushobora gutradinga ugakwepa iki kibazo cy'iyi spread. Na HFM yo account arayigira nkuko nababwiye. So iyi spread ni uburyo aba broker bungukamo kwa kundi placinga order ukimara kwinjira. Muzarebe ku ma account yanyu aho waba winjiriye hose trade yawe cyangwa se ibyo uri gutradinga, order ihita ihera muri minus. So no kuvuga ni charge baba bagucaginze nk'ikiguzi cyo kuba baguhaye platform yo gutradingiraho.
ukabona niba ukoresheje lot size ya 0.50 order yawe ihereye muri minus amadolari 3 4 5 muzajya mubibona aho wapresingira hose. So rero muri zero speed account iyo tradinze audit iba placed aho winjiriye itabanje guhera muri minus. So ubwo ni uburyo bwa mbere bwa speed aba broker bungukiramo. Uburyo bwa kabiri nicyo bita commission. Ni kuvuga ngo aba broker bagenda bungukira ku ma commission, ugasanga niba ukoze order ifite nka lot size ya 1.50 bagucharginze nka 0.60 by'idolari. Nyine ni igiciro, ni komisiyo bagucharginze bitewe nuko baguhaye platform nayo yo gutradingiraho. Bitandukanye na speed uhita uhera muri minus, ariko commission iyo wakoze order ku ba broker bayigira uyibona hasi agana hasi. Icya gatatu nicyo bita swaps cyangwa se overnight fees. Overnight fees ni charge aba broker bacharginga bitewe nuko order yawe yamaze umunsi ikarenza saa 6 z'ijoro. Sinzi niba muri kubyumva neza. Hari order ufitemo rwose wajya kubyuka yarayemo ugasanga hari nk'utudolari 3 bakase, uzajya utubona agana hasi utazi kubireba, ushobora kutwandikira tukagufasha kubireba. Overnight fees ku buryo order yawe uyimajemo nk'icyumweru abantu bakora swing trading ushobora gusanga yageze no muri bana charging swap y'amadolari nka 20 bitewe na lot size wakoresheje. Noneho uburyo bwa kane nabahitiyemo kubabwira ni uburyo bwitwa account fee. Ni uburyo account aba broker bamwe bakoresha kugira bagushishikarize gutradinga. Account bakubwira bati numara ukwezi na activity ukoresha tuzayifunga, cyane umara amezi 2 nta kintu na kimwe gikorerwa kuri account yawe tuzayifunga, kandi kuyifungura izagusaba amadolari 2 cyangwa 3. Baba bari kugira ngo bagushishikarize ko account yawe itagomba kuba icyo bita dormant cyangwa ngo isinzire. So rero no kuvuga ngo niba afite abakiriya 1000 akagira 500 ziba zitari gukoreshwa n'izifungurwa, buri wese bakamubwira bati kugira ifungurwa n'amadolari ya naya. Ni uburyo bundi aba broker bagenda binjizamo. So rero ni izo ngingo n'abateguriyeho ku bantu babibaza ngo ese aba broker bunguka gute. Ariko mbibutsa ko kuri HFM nk'uko nababwiye, aha hose bitewe no mu upline wawe bagenda bakatura arizo bagira za zero speed commission ntoya kuzo bita nka pro account. Hari ama account bafite ushobora kumazamo order yawe n'icyumweru nibakubaza icyo bita swap fees. Account fee, account yawe iyo umaze igihe kinini utayikoresha kuri HFM ntago bakubwira ngo kugira ngo wongere kuyifungura cyangwa kuyigira active turakwishyuza. Oya, biba ari ubuntu, cyangwa se ibasanga arabaye dormant ukaba uri free kuba wafungura indi ya mbere bakaba bayihagaritse. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online,
turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.